ibabaje ni itunguranye aho yakanye muri akanya tuvugana undi muntu w'umusore ugaragara mu kigero cy'imyaka 20-25 yongeye kwiyahurira hano iyi nyubako yo kwa Makuza aturutse muri etaje abantu bakaba yakubise hasi agahita ahasiga ubuzima kuko muri izo byo nabibona rero inzego zitandukanye zigenda zimwereka no kuza kubimwereka amashusho ndetse n'amabirasi n'abantu benshi b'abanyamahanga baza kuba bari ahantu bahari barimo barashimira urupfu rw'uyu musore rutunguranye ibyo kwitamiza umunsi rero bari tumeze mwirebera mwizera amaso aya mashusho uyu musore ntabwo biramenyekana icyaba cyateye kwiyahura muri aya masaha ariko ntabwo nziza ndahindukiye kandi adafite none se mwana ubundi bigenze bite ubwo se namara ku bantu bafite abagore se bimeze bite